Trend Innovative nago duhema kubagezaho amakuru agezweho aryoheye amatwi kabisa. Niba utarakoze subscribe uracikanwe ko abayikoze isegonda kurindi dora tubatamo byo bita kugutamo yana update news amakuru abagezweho kandi aryoheye amatwi. Aka kanya reka nkubwire ko witwa Elemet Elee biri kuvugwa yuko rwose hari ubutumwa yatangaje yagishyize hanze. Elemet urabizi ko abarizwa muri 1:55 AM. Ariko abantu benshi bari batangiye kwibaza kuri Elemet cyane ko 1:55 AM imaze iminsi yibazwaho ibintu byinshi, byo kuba abahanzi bayibarizwagamo bagiye kuyivamo, byo kuba nyiri ibintu nyirizina ko Kigali yaramaze gusanga ibigendanye n'umuziki nta mpamvu yo gushora amafaranga ndetse nta n'inyungu zivamo, bikavugwa yuko ashobora no kuba agiye kubireka, n'ibintu byinshi byo bitandukanye bitwa ba Loskana, bitwa ba Cancel. Elemet bivugwa yuko rwose bashobora kuba bagiye kuva muri ino label ifasha abahanzi ya 1:55 AM. Aka kanya rero witwa Elemet Elee nawe bari batangiye kumwibazaho, ariko yashyize hanze umucyo. Yavuze ati jewe ndi muri 1:55 nk'umuhanzi, ntago nk'umuproducer, ntago mpari nk'umuhanzi. Ni avuga ngo ntabwo Elemet Elee abarizwa muri 1:55 nk'umuhanzi, ahubwo abarizwamo nk'umuproducer. Niyo mpamvu rero yanaboneyeho kubwira abantu ati jewe ati ntabwo rero amasezerano yo kuba ndi umuproducer muri 1:55 AM ntago ararangira. Ati bityo rero amakuru abantu bafite yuko nshobora kuva muri ino label nk'umuproducer byo ntibihari, ahubwo igihari mpari nigenga, ndi umuhanzi wigenga utabarizwa muri ino label. Ubwo rero abantu bibazaga ibintu byinshi kuri Elemet, ntekereza ko yashyize umucyo hanze. Elemet ntago abarizwa muri 1:55 nk'umuhanzi, ahubwo ahari nk'umuproducer. Hanyuma reka tuve kwa Elemet, ngira ngo mu mpera za kino cyumweru gitambutse nibwo Junior Giti na Elee batumiwe mu kiganiro cyitwa Breakfast with the Stars kiba kuri Kiss FM. Ni ikiganiro cyakozwe na Rusine na Anitha Pendo, ariko hari amashusho agiye hanze, amafoto ajya atandukanye, umuhanzi Elee ndetse na Giti Junior ari byinshi bari gusobanura. Gusa si ibyo inkuru siyo, ahubwo inkuru nuko Junior Giti yagaragaye mu mafoto kuri Instagram ye ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bitangazamakuru byandika hirya no hino muri showbiz. Bigaragaza ifoto Anitha Pendo amuryamye mu gituza. Abantu bavuga byinshi, avuga ati noneho Giti Junior ararushenye cyane ko uyu ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana. Hanyuma Anitha Pendo nawe ni umumama ufite abana ariko utabana n'umugabo mu bisanzwe. Ibi rero byatangiye kwibazwaho abantu benshi ngo bari romantique cyane, batangira kuvuga ibintu bya atari, comment ziba nyinshi kurusha like. Ariko Junior Giti yahise abiha umucyo, ariko yabivuze anatebya. Ohise bibaza ngo Giti Junior yavuze gukera, yahise avuga nabwiye ko n'undi yatebyaga, aravuga ngo narindi kumusengera ngabo n'umugabo rwose. Nuko yatangarije ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ko ni nako posting ino foto yahashyize hashtag bati nagira ngo musengere ndebe ko yazabona umugabo. Ibi rero n'abantu benshi babitinze baravuga ati no foto ni ugukabya kabisa. Anitha Pendo yasinziriye mu bituza bya Giti Junior. Rero bimwe mu byagarutsweho ari ibyavuzwe bari mu kiganiro na bano ngira ngo Elee n'umuhanzi n'ubundi urebererwa inyungu na Giti Junior. Giti rero yatangarije n'ubundi Kiss FM yuko agiye gusubira mu bikorwa byo gusobanura filime umunsi kundi nk'ibisanzwe nk'uko byari bimeze, ariko yatangaje ko impamvu yari yarafashe pause ari kubera ibi bintu byinshi yararimo bigendanye no gufasha umuhanzi Elee. Avuga yuko yari afite akazi kenshi cyane mu ko gufasha Elee, bityo bitari bimworoheye kuba yabikomatanya no kuba yasobanura filime nk'uko byari bisanzwe umunsi ku wundi. Ngibyo bya Giti Junior. Tunyarukiye kwa Kevin Kade utari gucikanwa mu bitangazamakuru, yashimiye ku mugaragaro yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, yashimiye utwa Jimmy Muyumbu umuvandimwe yewe wamwishyuriye $30 kugira ngo indirimbo Sikosa ikorwe isohoke inakorerwe promotion nk'uko byagombaga gutegurwa.
umuhanzi Chris Easy usanzwe ari umuhanzi rwose uzwi hano mu Rwanda w'icyamamare yashimiye umuvandimwe witwa Jimmy Muyumbu, akaba ari umwe mu bavandimwe be rwose, umushimira uburyo yamwitangiye agatanga akayabo ka $30,000 kugira ngo indirimbo Sikosa yakoranye na Elemet ndetse na The Ben ibashe kujya hanze ikorerwe promotion ndetse n'ibindi byari ngombwa kugira ngo ino ndirimbo isoke. Avuga ko imwe mu ndirimbo zamuhinze, indirimbo nyane yamutwaye $30,000 zose. Avuga ko ariko ashimira umuvandimwe rwose uburyo yamufashije. Tukiri kuri Kevin Kade akigera mu gihugu cya Uganda aho yarajyanye na The Ben mu mishinga igiye itandukanye harimo gufasha The Ben ku rubyiniro, ndetse yanatangaje ko ari ibitaramo bibiri rwose afite gukora hariya muri Uganda muri Kampala. Avuga ko nubwo atigeze atangaza mu matariki ibitaramo bigomba kubera, gusa avuze ko azahava bikoze, ariko yaboneyeho no kubwira ibitangazamakuru mu kiganiro n'itangazamakuru yagiranye muri Uganda, ababwira yuko afite gahunda yo gukorana n'abahanzi cyane bo muri Uganda benshi ndetse b'abastari kugira ngo akomeze gufata isoko mu karere. Ati nkuko nakoranye na Rikiba ngomba no gushaka umuhanzi hano muri Uganda dukorana kandi ntago bigomba kuzatinda, niko yatangarije ibitangazamakuru byara muri Uganda. Ubwo rero abakunze abafana ba Kevin Kade baraho no gutegereza indirimbo agomba gukorana n'umwe mu bahanzi bo muri Uganda kandi bakomeye. Ni Trend Nova TV, nitwa Kim, turi kubageza amakuru agiye atandukanye by'umwihariko turi kwibanda mu myidagaduro, ariko reka tubabwire yuko bamwe mu bastar bo muri mwitangazamakuru witwa Regis Muramira ndetse n'uwitwa Sam Karenzi rizikorewe nyiri SKFM radio nshyashya aherutse gushinga, ariko Regis Muramira umwe mu banyamakuru bakoranye na Regis yari inshuti cyane ndetse bakorana kuri radio ya Fine FM. Hanyuma rero abangaba bamaze igihe mu minsi ishize baterana amagambo bapfiki rero ntiwamenya, gusa ahanini bihibandwaga kuba witwa Regis Muramira avuga ati umuntu twabanye twakoranye ati ntago ukwiye kuhora umvuga ati ntago ari byo byatumye ishinga radio kugira ngo ujye uhora umvuga. Na Regis nawe yungamo aramusubiza. Rero byari bitangiye kugera ku rundi rwego, urwego rw'igihugu bugenzacyaha RIB byatangajwe n'umuvugizi wa RIB nyine Dr. Thierry aho yatangaje ko nyine yihanangirije urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwihanangirije ku mugaragaro Regis Muramira ndetse na Sam Karenzi ko amagambo bahora baterana amaze kurambirana, bityo rero nibakomeza kubirengaho bizafata indi ntera bagahanwa n'inzego zibifitiye ububasha. Bidatinze rero witwa Regis Muramira yahise yandika ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aravuga ati rwose bayobozi bo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB basezeranyije ko nta magambo nzongera guterana na Sam Karenzi, kuba munyihanangirije ati ni amahirwe ngize, ati rwose ibi bintu ntago nzabyongera. Bigaragaza ko yahise anaca bugufi ku buryo bugaragara, nyamara Sam Karenzi ntacyo arabitangazaho. Gusa ibyo guterana amagambo hagati ya Regis Muramira ndetse na Sam Karenzi byo byahise bihagarara aho ngaho, cyane ko iyo RIB yatangiye kubihanangiriza ubwa kabiri bifata iyindi ntera. Reka tuve hano mu Rwanda twerekeze hirya no hino. Witwa Omare uyu nguyu ni umusore w'umuhanzi wo mu gihugu cya Nigeria, ni umusore w'umustar kabisa. Abantu bavuga yuko ngo yari afite n'agahinda gakabije mbere yuko afatisha mu bijyanye n'ubuhanzi, akaba yaramaze kubaka izina rikomeye muri Nigeria, ariko uyu muri yo minsi yongeye kubabara, yongera guhura n'agahinda gakomeye nyuma yuko imodoka zizo mu bwoko bwa Tesla Cybertrucks zakoze impanuka. Ni imodoka zifite agaciro ka $1,330,000 by'amadolari, ahwanye na $1,474,000 n'ibihumbi 93 amafaranga 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Wumve ko ari amafaranga nyine arenga $1,474,000 zose zihwanye n'imodoka ebyiri za mu bwoko nyine bwa Tesla Cybertrucks. Ngira ngo murabizi ko ino logo ya Tesla ubundi ni uruganda rukora imodoka, rukaba ari uruganda rw'umuherwe witwa Elon Musk w'umunyamerika, umwe mu bakire bakize cyane kuri ino si.
akaba rero ariho no muvandimwe Amare yari yaraziguze imodoka nziza byahatari nziza ariko wibaze nayo imodoka zifite agaciro k'amafaranga ngana gutya miliyoni 474 gutyo. Amare ari mu gahinda gakomeye cyane mu musabire tagiye kuzara ibintu by'amahane ngo muramusengera ngo adafite ngo yarakize ngo ntago asengera umukire ngo n'ubundi ngo yari umukire ngo nubwo imodoka za miliyoni 400 yini urwego ibintu byafashe nyine ni nkuko nayo uguze umunyu wa 300 umwe undi ari buguru w'ijana ni ibintu nk'ibyo nyine urwego rw'ibintu byafashe abantu barakoze kabisa. Reka tuve kwa Amare tugane kwa Burna Boy nawe ni umunyanigeria. Burna Boy yongeye kugaragara mu bitangazamakuru nyuma y'indirimbo yitwa Tatata, indirimbo yakoze nziza ariko ibisi bitangaza byo kuba Burna Boy yasohoye indirimbo bitangaza nuko muri ino ndirimbo yitwa Tatata yumvikana amagambo ari gushimira witwa